Yes guys, reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese tubana kuri YouTube channel yacu. So ndagira ngo rero iyi mining ngiye kuguha nziza cyane kurusha izindi zose zizabayeho, ndagira ngo uze kuza kuyiha value cyangwa kuyiha agaciro. Impamvu ari nziza nuko umininga coin ukaba wakwemererwa kuzibikura cyangwa se ukazikora staking zigakomeza zikakubyarira inyungu. Icyo usabwa ni kimwe no kuba ufite application ya Telegram, nta kindi. Itangiye mu gihe gito ariko imaze kugira abantu benshi, bivuze ngo ishobora kuzagira value ya danje kandi kwicukura cyangwa kuyimininga ni ubuntu. So rero icyo uraza gukora, uraza gukanda kuri link nabashyiriye muri video description, hanyuma ibyo ngibyo biraza guhita bikugeza ahangaha. Iyi mining yitwa Gram Network. Okay, reka dutangire. Tukanda hano ndetse ngo start now. Hanyuma numara gukanda ku cyo bita start now, baraza kugusaba gufollowinga cyangwa se gukurikira izi mbuga eshatu. Baraza kugusaba gukurikira cyangwa gufollowinga iyi bita Telegram channel, Twitter cyangwa X yabo, ndetse ibyo biri nurangiza kubikora babivuye uraza guhita ukora kano kanyuma kitwa verify and start. Then duhite tutangira. Twagiye dore ku kambere ngiye gukanda hariya hejuru ahangaha handitse ngo join Telegram. Ngira ngo muri kubona ko mu gihe gitoya imaze isohotse. Iyi mining ni ibisazi. Iyi mining irimo ibintu bya staking ntibyoroshye. Yari hatari. Muri kubona ko hano imaze gukurikirwa n'abantu 185 mu kanya byari 170, 20,030 biri guhita byirukanyira ku mininga iyi coin. Iyi coin sinzi ikintu kirimo, gusa ishobora kuba ari nziza kabisa byatari. Namwe rero ntibacike nimba mufite cyangwa mukoresha Telegram, ikindi mukaba muri interested. Icyo ndahita nkora ningera hano ndaza gukanda join. Hanyuma nimara kujoininga iyi Gram Network Telegram channel, ndaza gusubira inyuma. Nuza gusubira inyuma ukabona bivuyemo, ntugire impungenge, urongera ujye gukanda kuri link. Okay, ubwo umuntu turi kumwe umuntu mba ndi gusobanura akantu kandi kubijyanye n'ibyo agomba gukora, ndakeka biri kumvikana cyangwa se abari kubyumva. Hanyuma tugiye gukanda no tugiye gufollowinga na X. Okay guys, hanyuma duhite dukanda kuri follow, ubwo tugiye kubakurikirana kuri X cyangwa kuri Twitter. Okay, muri kubona ko hangana ageze kuri Twitter iyo bita Gram Network. Bro, mining imaze icyumweru kimwe gusa kandi tugomba kumininga 220,020, aribyo bingana na 44 binyuze mu cyo bita proof of work cyangwa se deep nodes. So rero ndagusaba ko nimba ukeneye gukora, you are most welcome, ngwino tumira abantu dukore mining bro, pawe izamuke tubone coin nyinshi tubikure urufaranga bro. Okay, hanyuma numara gucompletinga naka byabaye icyatsi, urahita ukanda hano handitse ngo verify and start. Nongera kukibutsa ko ikibazo cyose uraza guhura nacyo ukabona wenda hazamo error network, no kubera abantu benshi bari kuyihuriraho. Kadukande kuri verify and start, then tutangire twikorere akazi. Iyi error network no kubera abantu benshi bari kuyihuriraho, niyo mpamvu utagomba kuza kugira ikibazo. Nibiza mu gutya uraza kongera ugire gute utrying cyangwa se ugerageze. Ushobora kugerageza unyuze kuri link cyangwa ugakora back ukongera ugakanda kuri link. Okay guys, muri kubona ko namaze kugera muri mining yanjye. Muri kubona ko mfite izo bita gram 10. Muri kubona ko ndazifite. Hanyuma mining status yanjye ni inactive. Ubwo gutangira ku mining no gukanda hano handitse ngo start mining kugira ngo dutangire start mining here, kugira ngo dutangire dukore mining. Okay, right now muri kubona ko status yanjye iri active. Ubu ngo natangiye ku mininga, ndongera kuza ku mininga haciyemo icyo bita 4 hours cyangwa se amasaha 4. Okay, ndakeka ahangaha turi kumwe. Muri kubona ko ifite layout nziza, ifite icyo bita wallet. Deka dukande kuri wallet turebe uko bimeze. Okay, muri kubona ko iyi gram yacu ifite icyo bita send na receive, bivuze ngo ushobora kohereza gram cyangwa ukakira gram. Muri kubona ko ari ibintu bikunda cyane kandi bishoboka.
ubwo send na receive nyine uri kubibona, birumvikana. Minimum ni ukohereza grame 50. Okay, hanyuma tujye kuri staking. Hazaba harimo n'igice cyo gustakinga, aho uzafata grame zawe ukazistakinga buri munsi ukazajya ubona inyungu. Ibyo ngibyo ntabwo byari byaza, ubwo nabyo nibiza tuzagenda tubibereka 5 kuri 5. Hanyuma hano harimo n'icyo bita amatask, ugomba kuza ugakora amatask, ari nayo ashobora kugenda n'undi style nayo aguhereza amagrame, amacoin y'amagrame runaka. Uri kubona hariho ibintu byinshi cyane. OKX wallet bot join, kujoininga bot ya OKX, Bitget, hariho ibintu byinshi nka miliyoni nyine waza ukabijoininga. n'utu tugrame tundi turi hano ukagenda utwibikaho. Hari za social media task nyine za social media, hari task za partner, partner ndabona hari z'amabot. Uri kubona ko hari icyo bita crypto bot, hari bita Bitget bot, Tron wallet bot, Bitget bot. Ibintu nk'ibyo nyine muri kubona ko ibintu ari sawa cyane. Hanyuma kubijyanye no gutumira cyangwa se gutumira inshuti, ushobora gukanda hasi kuri home, hanyuma ukareba ahantu handitse akantu ngo total referrals, ugakanda kuri copy. Ukanze kuri copy gutya uba wamaze gufata link ukagenda ukayisharinga ku bantu bawe. No kuvuga ngo mu masaha 2 buri saha nemerewe grame 0.2. Ubwo ndi kwibaza ngo yeho nutangira kumininga buri saha uzajya wemerewe grame zingahe? So icyo nababwira cyo nuko iyi mining nyine mukwiriye kuyikora. Hari ikintu nsabye, nta kintu hostinze, just no kuba mfite umurava, kubahiriza igihe, nkaza nkatangira kumininga. Wenda reka dushaka ukuntu dusoma n'ibindi bintu kugira ngo dusobanukirwe kurushaho. Ibi ngibi birangana nabibabwiye ko icyo bita token name ni GLM token, ni kizaba yitwa nyine, niko symbol cyangwa ikimenyetso cyayo kizaba cyitwa. Hanyuma total supply ni 500,000. Hanyuma distribution, capped mining, heavy utility models, allocation breakdown cyangwa se uburyo bazagenda bazitangamo. Hano barakomeza bavuga ko binyuze mu cyo bita proof of work nyine cyangwa se DP nodes participation. Urumva ibintu bya node abantu bazaba babiparticipatingzemo, ndetse n'ibintu bya proof of work, ibintu bya referrals n'ibiki byose bazacukura cyangwa bazamininga icyo bita 44%. Hano ubwo ni na 50%, 44% brother. Kugira ngo mvuge ukuntu ibintu biri seriye. Noneho ecosystem cya growth guteza imbere, kwamamaza airdrop zayo zitangwa muri community n'ibiki byose bazabiharira miliyoni 100, ubwo zibe miliyoni 320. Hanyuma core team nayo izagira 15% izajya ikoresha mu bikorwa byabo bitandukanye. Hanyuma icyo bita public and exchange liquidity bazashyiramo miliyoni 55 zizaba reserved nyine ku ma decentralized exchange n'ama centralized exchange kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. So wenda mining framework cyangwa se ibijyanye na ya 44 bagomba kuduhereza, ahangaha bakomeje bayisobanura. Hano bavuze ko mu rwego rwo kugira ngo coin yabo izahorana agaciro, ntizabe inflated cyangwa se ngitakaza agaciro mu buryo bwihuse, nyine ihita izima tuyibure ku isoko, nuko ibyo bijyanye n'ibyo tumininga buri minsi 12 bizajya bigenda biba systematically cyangwa se mathematically reduced, bizajya bigenda bigabanuka nkuko twabonye kuri P-Network twagiye tumininga bikagenda bigabanuka gake gakeya. So nahanga rero niko bigomba kuzagenda, ariko bizajya biba buri mwaka. Ngira ngo ikindi nababwiye ko coin tuzajya tumininga tuzajya tuba twemerewe guhita tuzistakinga kugira ngo tuze kubona reward nyinshi cyangwa se inyungu nyinshi tugifite na za coin twa stakinze. Ibyo ngibyo bizajya bigabanya icyo bita transaction fees cyangwa se amafaranga yo koherezanya no kwakira yatangwaga azagenda agabanuka. Ikindi nicyo bita mining efficiency scores, bitume nyine no kumininga smooth, yo kumininga igenda neza. Ukuvuga ngo iyi coin rero muri uyu mwaka still tuzajya kurangiza turi kubona coin yacu bayiranshinze ku masoko agiye atandukanye, twemerewe
kuyicuruza cyangwa kuyigurisha tukabona amafaranga. Reka nire kujya muri izi kota zindi, tujye muri iyi kota ya nyuma. Iyi ni kota ya kane, kota ihera mu kwezi kwa 9 kageza mu kwa 12, cyo bita TG cyangwa token generation event. Nibwo public listing nibwo bazayilistinga ku ma centralized exchange no ku ma decentralized exchange, ndetse urumva izaba ifite n'icyo bita global liquidity. Tuzatangira gucuruza, kugura, koherezanya, gutradinga n'ibindi byinshi cyane. So ndumva rero kugira ngo amakuru ataba menshi reka mbe mbahaye yo ngayo, ibindi nzajya ngenda mba updatinga gakeya. Nimba utaratangira iyi mining bro, uzandenganye kabisa. Thank you so much for watching this video. Murasi ko ngiye mpora utuntu tura update, kandi subscribe ubundi dukomeze tubane 5 kwa 5. Thank you so much.